Ndabasuhuje aho muherereye hose mu mpande enye z'iyi si, ni mu izina ry'Umwami wacu Yezu Kristu, izina ry'Umucunguzi wacu uhoraho Imana idukunda yatwihereye, ngo umwizera wese akamwizera wenyine nta bindi bigirwamana amubangikanyije na we, azaronke ubugingo buhoraho. Amezi hafi 4 yari ashize ntaza ngo tuganire, ngo twungurane ibitekerezo mwe dufatanyije urugendo rujya mu ijuru, ariko nk'uko nabibabwiye mu biganiro bishize, nababwiye ko mba mpanganye n'ibitero bikomeye by'umwanzi, nkaba mboneye kongera kubibutsa ngo mujye mukunda kunsengera, kugira ngo njye mboneka kenshi, kubera ko mba mfite ibintu byinshi naza tukaganira, bafite ibintu byinshi naza kubagezaho. Mu bitero by'umwanzi nahanganye nabyo rero muri iyi minsi cyangwa muri aya mezi anashize, birumvikana bimwe byaransinze, ariko nanjye hari ibyo nashoboye gutsinda, ndetse no mu mezi abiri ashize nagize amahirwe, mu muryango twagize amahirwe twunguka umubebe, ngira ngo duherukana mbabwira ko ndi umupapa w'abana 3, ubu ngubu ndi umupapa noneho w'abana 4. Imana ishimwe cyane rero. Uyu munsi nje mu kiganiro ntekereza ko kiza kuba kigufi cyane, ariko kikaba kirimo inkomezi ku bantu bari mu rugendo rujya mu ijuru, cyane cyane bariya baba bacitse intege mu bigeragezo, bibaza niba Imana koko iriho, cyangwa se ugasanga hari igihe ibigeragezo biza umuntu bikamuremerera cyane, noneho akavuga ati ubanza n'Imana itakinyitayeho, cyangwa se Imana ubanza yaragiye ku wundi mubumbe. Yego, ubwo rero ngira ngo mbabwire ngo buri gihe, igihe uri mu bigeragezo, nta kindi dusabwa gukora ni ugusenga, kandi tugasenga tunashima, kuko ni nabyo Pawulo intumwa yandikiye Abanyatesaloniki, mu Banyatesaloniki ba mbere umutwe wa 5 umurongo wa 16 kugeza ku wa 18, aho yavuze ati mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yezu. Mu bibaho byose muhore mushima, in all circumstances, donc dans toutes les circonstances. Yego, ubwo rero ibi ndi kubivuga kubera ko yenda ushaka kwibaza uti ese bihuriye hehe na titire y'ikiganiro, aho nagize nti uko narumye isamake, uko narumye ifi igahinduka umuntu. Ni mu rwego rwo gutanga ubuhamya bwa Yezu Kristu mu byo mba narahuye nabyo, kugira ngo mpamirize abandi ko Imana iba muri twe, donc l'existence de Dieu en nous. Kubera ko mu myaka itari mike maze kuri iyi si, hari abantu benshi twagiye duhura tukaganira, noneho ugasanga bamwe kandi bitwa ko ari abakristu, bajya no mu misa cyangwa se bajya mu nsengero muri rusange, ariko ugasanga hari abavuga bati Imana ntibaho, abandi bati ibaho ariko ntabwo yita ku bantu, mbese ugasanga mu by'ukuri ntabwo, hari ibintu byinshi baba badasobanukiwe. Ubwo rero niyo mpamvu mba ngira ngo umuntu atange ubuhamya mu bintu biba byaramubayeho, kuko buriya niyo dutanga ubuhamya hagati yacu, biriya bintu bishimisha Imana cyane. Yego, kandi iki kiganiro ni mu rwego rwo kwishyura ideni ry'Imana. Niba mwarankurikiye mu biganiro by'ubushize, navuze ngewe rwose ko hari igihe nagezemo nsaba Imana nyibwira nti Imana nuntabara nzajya gutangira ubuhamya, ngaragarize n'abandi ko uri Imana iriho koko. Bityo rero
kuba ntanga ikiganiro nk'iki ngiki ntabwo mu by'ukuri ari Imana iba yambwiye ngo genda uvuge ibi n'ibi, oya, ahubwo ni ukubera ko njye ntabwo mu by'ukuri nkeneye ko Imana iza kuntuma ngo ngende mvuga ibyayo, ahubwo njyewe ngomba kwibwiriza nkaza nkavuga ibyayo kubera ko ni amasezerano nagiranye nayo. Ni ukuvuga ngo iramutse iza kunsaba ngo nimpaguruke ngende ntange ubuhamya, ubwo njye nabigereranya nka kumwe umuntu ashobora kukuguriza amafaranga, noneho wowe ntiwibwirize kuzamwishyura uvuga uti oke, ubwo nyine natanyishyuza nanjye sinzamwishyura, oya, ahubwo iyo uri seriye uba ugomba kwibwiriza ukishyura amafaranga nta gutera agati mu ryinyo, ntabwo uba ugomba gutegereza ko umuntu aza kukwishyuza, wowe ugomba kwibwiriza. Iyi fi rero narumye igahinduka umuntu, uti byagenze gute? Mu mwaka w'ibihumbi 2018 nateguye umushinga wo guhinga kimwe mu bihingwa njya nkoresha mu buvuzi bw'ibimera, noneho umukonsilita wanjye akaba yari azi ahantu hari ubutaka bwiza kandi bugari nakoreraho uwo mushinga. Ubwo rero yaje gushaka uko yampuza n'abaturage bafite ubwo butaka kugira ngo tugirane amasezerano y'imikoranire, ukuntu bazajya bampingira noneho nkajya mbagurira umusaruro. Igihe cyarageze rero njye na wa mukonsilita dufata imodoka dukora urugendo rurerure tujyayo, ari nako tuvugana kuri telefone n'abaturage bo muri ako gace. Umukonsilita yari afite nimero zabo, yari afite nka nimero z'abantu bagera kuri 5, twemeranya ko turi buze guhura saa 9 z'igicamunsi, ariko saa 9 zarageze, ubwo twari tuhageze nyine ba baturage turabahamagara turababura, kandi urumva twagombaga kurara dukoze inama tugasinyana amasezerano y'imikoranire, noneho mu gitondo kare nka saa 12 ubwo twari twavuze ko nyine tuzinduka noneho tujya mu murima tukabereka ukuntu barasigara bari gutera imbuto, noneho tukajya mu tundi turere tujya kureba abandi baturage bafite ubutaka ngo dukorane amasezerano nk'ayo ngayo. Nuko ubwo rero tuba dutunguwe no kubona ba baturage nta n'umwe duhuye ngo tuganire, ahubwo kuri telefone tukababaza impamvu batari kuboneka, bose bakatubwira ngo bafite abashyitsi, ngo twihangane bafite abashyitsi, twihangane bafite abashyitsi, uko duhamagaye mwihangane. Biza kugera ubwo umugoroba ukubitamo, ubwo tutabonanye, ariko noneho kuri telefone twemeranya ko ibyo twagombaga kurara dukoze noneho tuzinduka tubikorana, ku buryo noneho turazinduka byose tubikora tukabishyira ku murongo tukabona tukajya ahandi, ariko hagati aho tubamenyesha n'ahantu turaye. Nuko mu masaha y'igicuku ndabyuka ndasenga nk'uko bisanzwe, nuko mbwira Yezu ndavuga nti Yezu rwose muri Yesaya umutwe wa 9 umurongo wa 5 havuga ko uri umujyanama kandi ukaba uri igitangaza, ukaba Imana ikomeye. None rero nk'umujyanama uyu mushinga ni wowe wawumpaye, ndakwinginze ngo ibintu bidasobanutse biri muri uru rugendo ndi kubona rwose ubinsobanurire mve mu rujijo. Ubwo noneho nyuma yo gusenga narongeye ndaryama, nasubiye mu buriri ndaryama ndasinzira, ndetse ahubwo nsinzira bya bindi bita gusinzira umuhezayo. Nuko ubwo rero naje kongera gukanguka saa 12:30, nari nibereye mu iyerekwa, nsanga wa mukonsilita wanjye yari yandakariye ariho akomanga, rwose akomanga cyane avuga ati bite ko wasinziriye cyane ugaheza, ko mbona wibagiwe gahunda twari dufitanye, ni bite byawe? Iryo yerekwa rero ryari rimeze rite? Nabonye mpagaze ku nkombe z'umugezi w'amazi atemba nageranya nka
ka Mukungwa, cyangwa se ku batazi Mukungwa navuga umugezi uciye munsi ho gato, umugezi wa Nyabarongo. Noneho uko nahagaze kuri ya nkombe ya wa mugezi, haje isamaki iringaniye cyangwa se ifi iringaniye, ikajya yoga ikoga ikaza iruhande rwanjye, igacishamo mbese akanya gato ikaza ikanyitegereza, ikongera igasubirayo ikoga ndi kuyireba, ariko ikongera ikaza ikanyitegereza. Noneho numva birancanze cyane. Noneho bimaze kuba inshuro nko ku nshuro ya 4, numva ni ibintu bidasanzwe. Ndavuga iyi samaki ngomba kureba ukuntu nayisimbukira nkayifata kandi nkayicakira uko byagenda kose, ngakora neza umubare ku buryo itari buze kuncika. Ubwo naritonze rero nditegura, mu kanya nk'ako guhumbya narirambuye kandi ntakoje n'ikirenge mu mazi, ya samaki mpita nyicakira, mpita nyiruma nyikubita mu kanwa, nyiruma umutwe. Noneho nkiyiruma mbona ihindutse umuntu, mbona nyine ibaye umugabo muremure wirabura, wambaye n'ikote, ariko nyine mbona ntabwo muzi kubera ko nari mbonye iyo sura aribwo bwa mbere nyibonye. Nuko mpita mva mu iyerekwa, nibwo nyine nasanze bamukonserita arimo akomanga yarakaye. Nuko ndabyuka nitera amazi vuba, tujya ku meza dufata ka petit déjeuner huti. Nuko ariko numva ndimo ndibaza iby'iryo yerekwa, nkumva ntabwo biri gusobanuka, ariko nkabona ko ibyo byose iryo yerekwa ngize rifitanye isano n'urugendo twajemo. Niko byaje kugenda rero. Buriya Imana ni nziza cyane rwose, iyo yashatse iha umuntu amakuru yose uko yakabaye, kandi niko bimeze, kuko iyo urebye muri Yobu umutwe wa 33 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15, ariko yenda aho mu zindi bibiliya zitari bibiliya ntagatifu hagira hati Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, nubwo umuntu atabyitaho, ngo iyo urota mu nzozi nijoro, igihe abantu baba bahwekereye basinziriye ku mariri yabo. Cyakora muri bibiliya ntagatifu bo baravuga ngo Imana ivuga rimwe ntisubiramo bwa kabiri, mu gihe mu zindi bibiliya zo zivuga ko Imana ivuga rimwe ndetse kabiri. Yego. Ubwo twavuye ku meza rero turakomeza turahamagara, reka data abantu rwose bagafata telefone bigoranye, bakatubwira nanone nk'ibyo batubwiraga ejo ku mugoroba, ngo twihangane turacyafite abashyitsi. Noneho urumva, noneho abantu twe twahanye gahunda ko turi buze kuzinduka kare, bakaba batangiye gukomeza batubwira ngo twihangane. Urumva ikibazo dutangira kumva ari ibintu bidasobanutse. Saa 2 zarageze, saa 3 ziragera, saa 3 n'igice mu gihe ngiye kubwira umukonserita nti ibi bintu tubivemo twitahire, tubona ahantu twe duhagaze hanze ya hoteli twe twarayemo, tubona umuntu uje kuri moto aparika iruhande rwacu, aratusuhuza ati ntekereza ko ari mwebwe dufitanye gahunda. Ati ndi umwe muri ba bandi mwariho muvugana kuri telefone, none bo bakomeje kugira abashyitsi, ariko ndaje ngo tuganire turebe icyakorwa. None ikintu cyantunguye rero, numva ngeze n'ubwoba, nuko wa muntu nabonye mu iyerekwa, nahise mbona ari wa mugabo neza n'ikote rwose nabonye mu iyerekwa, mbona niryo yambaye. Numva ubwoba buranyishe cyane, ndavuga ibi ni ibiki Mwuka agira Imana mwe. Ubwo mugabo noneho yaje ibintu byose ba baturage baba bavuganye n'umukonserita wanjye
yaje byose ubona ko yabihinduye, ibiciro twe twaremeranyije byose ubona babihinduye, mbese ubona ko bari gushyiramo utuntu tw'amananiza, ku buryo mbese byagaragaye ko noneho cya gihe cyose twagiye tubahamagara, byagaragaye ko bari hamwe bakora inama y'ukuntu bashaka ukuntu baturya amafaranga. Nuko ubwo naramuretse arakomeza aravuga, turamwumva, noneho mfata umukonsirita ndamubwira nti injira mu modoka tugenda tudasezeye uwo muntu, kubera ko nyine ibyo byamaze kugaragara ko ari abantu batari seriye. Icyatangaje rero, tukimara kwinjira mu modoka tugiye, ba bantu bose uko ari batanu, uko twabahamagaraga tukababura, telefone reka data ntihagire n'umwe uzifata, noneho bose bahamagariraga rimwe, umwe avaho undi ajyaho, umwe avaho undi ajyaho. Nyuma yaho nibwo naje guhura n'umuntu uvuka muri ako gace w'inshuti yanjye, mubwira ukuntu abaturage bo mu gace kabo bampemukiye, arambwira ati buriya rero n'Imana igukunda cyane rwose yaragutabaye, ati abaturage bahariye iwacu buriya ni abantu b'abahemu cyane, ati buriya mwari kumara kugirana amasezerano, wamara kubakubita amafaranga ya avanse, ubundi bakaba barayariye, wajya uza ngo uje muri suivi ya evaluation y'ibikorwa, reka data ugasanga abantu bagiye kera, warega ukabura n'umwe ufata, ati kubera ko abaturage ba hano iyo akoze agakosa arakubona agahita yambukira hakurya mu kindi gihugu, agacunga ko wagiye akongera nawe akigarukira. Urumva ni ibibazo bikomeye cyane. Isomo dukwiye gukura rero mu buhamya bw'uyu munsi, ni uko dukwiye guhora dusenga ntiducike intege, kubera ko Yezu Kristo aba ari kumwe natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, nk'uko byanditswe muri Yohani umutwe wa 14 umurongo wa 16 kugeza ku wa 18, haragira hati nanjye nzasaba data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kandi abana namwe, kandi azaba muri mwe. Aha hantu mwaca akarongo, kandi mujye muhazirikana ngo azabana namwe, donc abana namwe kandi azaba muri mwe. Ikiganiro nakagaruka, Imana y'amahoro ibampere umugisha.